muhawe ikaze kuri Abaragwa TV. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya.
bitirije rimwe gusa warangije baragenda yarafite ifiye yawe nyabitekereza ngo abikuru umuntu wari ugiye gutwarwa abana uwo munsi umwishuzi yari kuza kujyana abana yanekereza ukuntu yagiye mu isoko yanekereza ukuntu yagiye kugurisha amabuno afite ibyiringiro n'umunezero mu mutima yanekereza ukuntu yari ari kugenda yanekereza ibyishimo yari afite haleluya nuko warangije ajya mu isoko aragurisha aravuga ati uyu munsi wa none umwishuzi anashakaze haleluya terazwa n'ahantu agomba gukora ubwishu umwishuzi amakiza wakubitana nawe mu isoko baramubwira ati njya kukujyana abana aramubwira ati hoya ntabwo uri buntwara abana kuri uyu munsi haleluya uyu munsi urabona ntabwo uri buntwara abana imana yacu ishimwe aramubwira ati none ubwishu buri hehe aramubwira ati nushaka ko mwishyura ndagukuba ndagukubira yesu yangiriye neza imana ishimwe imana ishimwe umwishyuza agira ikibazo muntu utari ufite amafaranga muntu wari umukene ese none aramwibira kabiri amafaranga yayakuye ubwishu yabukuye he aramubwira ati mbarira nkwishure haleluya kubera ko imana yari yatabaye ishuri ryari ryatabaye aramubwira ati mbarira umbarira nkwishure yesu yari yabihinduye umwishuza agira ikibazo aravuga ati ibi ni ibiki bibaye umwishuza ahita agenda ajyana amafaranga ye ubwishu bwarabujyana abana barakomeza babana na nyina
nita ku bantu nubwo ntajya no mu nzu y'Imana. Haleluya. Ariko reka mugirire neza niyo kuzongera kugaruka no kumbuza amahoro. Hari igihe Imana igitugirira neza yari kuzatugirira neza mu wundi mwaka, ariko kubera ukuntu wabanye nayo kavuga ati ndagufata nanjye ndagukomeza tukamera na Yakobo. Yakobo yaravuze ati ndagufata ndagukomeza, ntabwo ndi umwana utamaye umugisha. Haleluya. Ntabwo ndi umwana utamaye umugisha. Yakobo baramufata aramukomeza, bafata marayika aramukomeza, Yakobo bafata marayika aramukomeza. Ntabwo ndi butandukane nawe utamaye umugisha. Imana ishimwe. Imana ikavuga ati nubwo nari mfite gahunda yo kumusubiza muri uriya mwaka, ariko reka musubize nonaha kugira ngo amashimwe yanjye aboneke mu kanwa ke. Izina ry'Imana nirishimwe. Haleluya. Haleluya. Nababwiye ngo tugomba gutitiriza ku Mana. Titiriza ufite umwete. Imbere gato hari ibyishimo, hari umunezero kubera gutitiriza kwawe. Imbere gatoya hari ibyo ugamije gusingira kubera gutitiriza. Titiriza ku Mana. Ujya gutitiriza ku Mana, Imana izakuremera amashimwe, Imana izakuremera ibikwiriye, Imana izamenya ngo uyu muntu yaratitirije nanjye ndamubona. Haleluya. Gutitiriza kuvuga ntabwo ari ukuvanga. Sema amina. Sema amina. Imana yacu ishaka kuyibwiza ukuri. Niba ushaka kuyititiriza, bwira Imana ati Mana noneho nanjye ndi umusambanyi. Niba ushaka kuyititiriza, yibwira ngo ndi umusinzi Imana. Haleluya. Titiriza ku Mana, uyibwize ukuri, urebe nayo ibyo igukorera. Yesu yatugiriye neza. Yesu yahinduye amateka mu bintu natwe tutazi. Yesu yahinduye amateka mu bintu tudasobanukiwe. Yesu yahinduye amateka mu bintu bitoroshe, mu bintu bikomeye. Imana yacu ishimwe. Ariko hari aho yakurengeye, hari n'aho yagutabaye, hari n'aho yagucishije. Byari bikomeye, nyamara bari bashaka kukwica no kuguhitana, ariko hari aho Imana yakurengeye bitari bikwiriye kukurengera muri ako kanya. Imana itugirire neza. Imana ni nyir'ijambo. Haleluya. Haleluya. Gahunda haleluya nkahunda n'igisirimba nifashe kubera ko nyine ariko sema amina. Sema amina. Adutere haleluya kuko ndayikunda. Jyayirukana abazimu. Nubwo mu rugamba rukomeye najya mu nzu y'Imana nkazitera nkazihurutura, narangiza ngataha nkajya mu nzu yanjye babwira Imana ngo n'icyo wagikoze Mana. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Imana ibahugisha. Iyi ijya yirukana abadayimoni n'abazimu bose bakiruka bagahunga, ugasigara wenyine. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Avuze ngo uyu munsi turiga ku ijambo ry'Imana ryo gutitiriza. Dutitirize ku Mana. Burya nidutitiriza ku Mana, Imana izaturemera ibyishimo. Ndashima Yesu ko yamuhaye guseka. Sema amina. Sema amina. Nimbivuga cyane mama yemewe twari duturanye inzu ku yindi. Abazi ubuzima bwanjye bwose abuzi. Uko naryamye n'uko naramutse arabizi. Twari duturanye inzu ku yindi. Azi ubuzima bwanjye bwose arabuzi. Nyamunda kuvuga mfite n'umuhanda. Sema amina. Umuntu akavuga ati ibyo uvuze ni ukuri. Burya ntabwo abeshya. Burya hari icyo Imana yahinduye, icyo avuze ni ukuri. Sema amina. Sema amina. Ni ukuri mama yemewe twaraturanye inzu ku yindi. Inzu ku yindi, ubupfubyi bwacu arabuzi, uko twaburaye arabizi, uko twabwiriwe arabizi, uko twambaye arabizi. Sema amina. Sema amina.
gusengera ishaka ngo mbone ishaka nzajya nakirizamo abantu baje kunsura. Uyu nawe yarangiza akavuga ngo imodoka Imana yamanze ikabona n'urukweto rwo kwambara, Imana yamanze ikabindurira amateka ikaba n'umwenda wo kwambara. Uyu muntu ari mu mwuka cyangwa aravangiwe, numva ndamupinze. Ariko Imana yacu burya abantu ba mbere bari barimo neza, bari barimo neza kandi akakivuga gihagazeho. Amina. Naje kubyibuka maze kwinjira mu modoka mbonye ngiye mu muhanda, Imana yanyibukize ibyo bya kera nahanuriwe. Nkajya mu mwuka ati senya, mbonye hano mu nzu, mbonye harimo teremusi, mbonye harimo ibiryo, mbonye harimo ariko se aba bantu bajya bansengera nkabona n'umwenda wo kwambara, ntibasenga ibindi birenze ko nkeneye umwenda wo kwambara. Ariko ndashima Imana ko yitaraza gusubiza ngo igenda banyimusonga kandi idusubiriza mu maso y'abanzi bacu. Amina. Amina. Yewe abakozi bari bahumurisha. Yewe ayambaye. Imana ibahumurisha. Haleluya. Imana ikidusubiriza mu maso yacu. Ntabwo Imana yakunda ko dusubirizwa ahantu hatari abanzi bacu. Amina. Narwanye urugamba. Yego. Ngo ni ukuri. Imana irangije igiye kubikora ati uretse mwereke umuryango wanjye umwe ugiye muri Finland, ubukene dutangiye kusiga. Sema amina. Haleluya. Inzara dutangiye kwisezera, tubona natwe dutangiye kujya tubura kawunga. Haleluya. Kandi nkajya kuri banki nkajya kubikuza amafaranga disi we. Sema amina. Ikidusubiriza mu maso y'abanzi bacu. Imana ishimwe. Nkagenda nkafata amafaranga, nkagenda nkahaha, nkashyira mu rugo, ibintu bikuzura. Haleluya. Bataragenda ariko nsubiye inyuma gatoya, bataragenda nagiye kubona mbona umubyeyi wanjye papa akundanye n'umuntu uriya mugore we wipfiriye, yaturutse mu rugo rukomeye. Uriya ari mushiki wa Gitwaza, yaturutse mu rugo rukomeye. Mu gusezerana yarasezeranye, numvise ko hariho amateka atangiye guhinduka. Ntacyo baduhaye ariko ibyo yazanye yaterabusi narayibonye. Haleluya. Haleluya. Yaterabusi narayibonye kandi ntiyemeye ko tujya mu nzu yacu, yashatse ko tubana kugira ngo najye yaterabusi nyenyakiriza abashyitsi. Sema amina. Sema amina. Ariko mama wajya kurukundo navuga Imana yarumva biri kunde. Imana ibahugisha. Numva navuga ijambo ry'Imana buri munsi, ariko kubera ko abakozi turi benshi, Imana yatoranyije benshi kugira ngo bose bakore. Umuntu akabura umwanya kandi yari awukwiriye kubera abakozi benshi, ariko reka twese tuvuge. Sema amina. Sema amina. Imana yacu ishimwe. Muri icyo gihe mbona ibintu birahindutse, Imana ihindura amateka mu bintu ntarinzi. Sema amen. Narwanye urugamba, umusozi ndawuzamuka ndi umukobwa, nazamutse umusozi. Bakabivuga bijya bigora, nimbivuga murabyumva mujye mu mwuka. Sema amina. Sema amina. Nazamutse umusozi 2-3, umusozi ndawuterera, umusozi urambya urancarira, nuko nyine amagambo aravugwa, ibintu biba byinshi. Umusozi ndakomeza ndawuzamuka, ariko Imana ikambwira ngo nzagusanga ku murimo wawe. Haleluya. Nzagusanga ku murimo wanjye. Ntabwo nacitse intege, sinacogoye kujya mu nzu y'Imana. Imana ikambwira ati kora umurimo niwe nzagusangaho. Haleluya. Nkajya mu nzu y'Imana nta kindi kintu nikanga. Nagera mu nzu y'Imana ibyo abandi nkabyikorera, umutima wanjye uraruhutse. Ariko ndashima Imana ko Imana yanshubije 2016. Sema amina. Sema amina. 2016 niho nambaye impeta. Tegereza urugamba narwanye kuva 2003, 2016 niho nambaye impeta. Ariko ndashima Yesu ko ari umukozi w'umuhanga. Amena. Nubwo nayisize ukuntu bijya bigenda umuntu akabyibuhaho gatoya, ariko akagukwira umuntu. Niyo mpamvu. Sema amina.
abantu bose. Sema amina. Nuko barangije najya mu mahanga, aravuga ati kuko ngiye mu mahanga nasize umukunzi ariko ntabwo azamemukira, kubera ko namusigiye ikanzu y'urwibutso integereje John, ntabwo azigera amemukira cyangwa agasubira inyuma cyangwa ngo ntandukanye n'abandi, kubera ko namusigiye urwibutso. Bamaze kugenda umukobwa warangije ngo aradamaraye ati nabonye umukunzi
muhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya.